none se undi umusitari w'umugore, umusitari urera umwana wenyine yaba agiye gufungwa cyangwa hari ukuntu bari buze gushyiramo imiyaga? Tubyutse mu gitondo tubona inkuru zabaye nyinshi, ndetse abasitari cyane cyane abasitarikazi ibyabo ntabwo bimeze neza, ntabwo rwose batuje, bose igitima kirimo kiradimba bavuga bati biraba ibyuya ntibiba amaraso, kubera ko bari mu bibazo bikomeye, bakoze amakosa asa nkaho akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko ntabwo u Rwanda rwihanganira amakosa, yaba ikosa rito ndetse n'ibyaha byose ribihana rikurikije uko byose byanditswe mu mategeko ndetse n'amagazeti ya leta. No kuvuga ngo rwose nta miyaga ibigomba kuzamo ubwo witwaje uwo uri we wese, ahubwo byose bigenda kimwe. No kuvuga ngo iyo wakoze icyaha uragihanirwa, ariko abangaba ntabwo bakoze ibyaha, ahubwo bakoze amakosa. N'amakosa navuga ko rwose ntabwo akomeye cyane, ariko nyine kuyavugwamo ufite inshingano ni ikibazo gikomeye. Yitwa Muyango Claudine, ariko nanone numwe mu bagore dufite bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, numwe mu basitari banini dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, numwe rwose mu bagore navuga ko bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, numwe mu bemusi bakomeye ndetse umuhosta w'igitangaza, ni n'umuherwe yewe, dore ko mu minsi yatambutse aherutse kwibikaho igikoko cya Mercedes Benz, imodoka nziza cyane, ariko nyuma yo kugura iyi modoka niyo ikomeje kumukoresha amabara, kubera ko niyo rwose aka kanya yamaze kumutanga muri polisi, kubera ko rwose umuvugizi cyangwa se umuntu uhagarariye polisi yamaze gutangaza ko agomba gukurikirana Muyango rwose n'ibikorwa bye byose, hanyuma akaza kumuhana bitewe n'amakosa yakoze. Mutese yakoze ibihe byaha, yakoze ayahe makosa? Mbere yuko mbibabwira byose, reka nkubwire ko n'uwitwa Mutesi Jolly nawe mu kanya gatoya muri buze kumva rwose nawe aguye mu kibazo nk'iki ngiki, kubera ko nawe yakoze amakosa rwose asa neza nkayo uyu nguyu Muyango Claudine yakoze. Ese we yaba yakoze iki? Yagaragaye ari mu modoka ye y'igikoko yitwa G-Wagon, rwose zimwe mu modoka zihenze kuri iyi si ya rurema. Abazibariye bazi kuzibarira bazisobanukiwe bavuze ko rwose ihagaze muri miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko iyi modoka ishobora gutuma rwose ahamagarwa na polisi, kubera ko ku munsi w'ejo yagaragaye yafashe amashusho, n'amashusho yagaragazaga ubwiza bwe uko ateye ndetse no ku buryo afite isura nziza, inseko idasanzwe. Yari yambaye imyenda ihenze rwose. Kuri stati yashyizeho amagambo agira ati outfit check, cyangwa se reka mbereke uburyo nambaye kuri uyu munsi. Yari yambaye neza rwose mu bigaragara, ariko imodoka yari arimo, imodoka yiwe ntabwo yari yambaye sentire cyangwa se umukandara mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko biteganywa nyine n'amategeko y'umuhanda. Yagombaga kuba yambaye umukandara, agafata iyo video yambaye umukandara, ariko ntabwo yabikoze, kandi imodoka ye cyangwa se ikinyabiziga cyari kirimo kugenda aho ngaho riba ribaye ikosa kandi rihanwa na polisi y'u Rwanda. No kuvuga ngo aho ngaho naho witaye mu kaga. So rero uyu nguyu witwa Mutesi Jolly nawe akaba rero agomba guhamagarwa mu gihe yaba agize atya bigakomeza kugaragara ko ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kumwibasira, ariko reka dutegereze. Ibye ntabwo birasobanuka, ariko uwitwa Muyango Claudine we ibyo byamaze gusobanuka, kubera ko bamaze kumubwira ko bagomba kumuhamagara hanyuma agasobanura ku makosa ye yakoze. Ubundi Muyango ntabwo ari buze gufungwa nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babitekereza. Murabizi nyine iyo umusitari yakoze amakosa, abantu bamukunda batangira kugira amarangamutima, bagatangira gutekereza n'ibintu bishoboka n'ibidashoboka, ariko ikosa yakoze ntabwo ari icyaha. Nabibabwiye, ikosa yakoze ni ikosa rihanwa rwose n'ibihano byoroheje, hakaba harimo kuba yahanishwa igihano cyo kwishyura amafaranga agera ku bihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akaba agomba kuyatanga nk'amande. Ariko nanone agomba kujya kuri polisi, agasobanura ibyo yakoze, hanyuma akaza no kugirwa inama ku makosa yakoze, ndetse byaba ngombwa akaza no ku mbuga nkoranyambaga akaza agasaba imbabazi abanyarwanda bose, kubera ko icyaha yakoze cyabereye ku karubanda ndetse ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero ibyo byaba birangiye, uyu mugore w'umwana umwe Mama Miguel agomba gutaha mu rugo akajya kurera umwana nk'ibisanzwe. Ngira ngo murabizi ko papa we wa Miguel yibereye muri Uganda aho akora ibijyanye n'ubworozi. So
nuko biteye rero abantu mwakomeje kugenda mubona iyi nkuru nuko nguko iteye. Ariko nanone hazamo ikindi kizungereza, ikindi cyamamare yitwa Keti Bashabe. Keti Bashabe ni umwe mu bakobwa beza dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabona rwose iyi kesi yakomeye cyane, ni kesi rwose y'ibizungereze. Ahangaha rero Keti Bashabe utiwe abiza mate. Uyu nguyu navuga ko amazina ye ariyo ari ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter rwamaze kurega uwitwa Muyango Claudine. Benshi bati ese no kubera iki uwitwa Keti Bashabe yagenda kuri Muyango Claudine? Ese ni ishyari kubera ko yaguze imodoka y'igikoko? Ibyo byose siko bimeze, kubera ko uwitwa Keti Bashabe rwose yamaze kuba yatangaza ku rubuga rwe rwa Instagram ko abo bantu bose barimo kuhamya cyangwa se kwemeza amakosa ya Muyango Claudine atari we wabikoze, kubera ko account yabikoze ni account rwose iri fake account. Navuga ko ni y'abamamyi biyitiriye izina rya Keti Bashabe kugira ngo babone umugati. Rero yamaze no gutangaza ko rwose yamaze no kwiyanzuza abwira RIB ati amakosa rwose azakorerwa kuri iriya account ntimuzigere muyambaza, ngewe rwose mbahaye umwitangirizwa, ntabwo iri account ari ngewe uyimanaginga, ntabwo ari ngewe rwose uyigenga. Rero ibi byaha byose bizakorerwaho muzabyimenyere, ngewe ntabwo mbirimo. So nukuvuga ngo uwitwa Keti Bashabe ntabwo ari we wagize cyangwa arege uwitwa Muyango Claudine ku makosa yakoze. Ariko Muyango nawe bamwe bati warengereye, yararimo gufata video, ntabwo yambaye sentire, imodoka iri kugenda uri kubona ko ifite akavuduko, kandi nanone arimo kurya, arimo kwereka abantu bamukurikira ibiryo arimo kurya, ndetse ari no gufata video. Namakosa navuga ko ntabwo ari makeya, namakosa arimo gukora atari makeya, ariko nyine birakitwa amakosa. Iyo byitwa amakosa ntabwo uba wemerewe gufungwa, niyo mpamvu agomba gutanga amande ubundi ibi bikarangira. Ngayo ngoko, iyi ngiyi ni Beta TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.